mugore yazanye umwana yapfuye amuzana mu ntoki amukwe mu wundi mudugudu. Ngaho namwe n'umutabe ari kumubekera ejo bundi umwana ari muzima arimo kumubeshyera ngo yamwishe ariko yaramuvuje biranga. twababaye cyane rwose. Ubwo abaturage biteguraga kujya mu muganda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo bari batangiye kumva ko witwa Mutoniwase Honorine bakundaga kwita Tayiga ko ashobora kuba yishe umwana wamuryamiye nk'uko umwe mu basaza bikekwa ko ari nawe watabaje ubuyobozi abivuga. Uyu mwana yaguye mu gakurazo, uriya mugore yazanye umwana yapfuye amuzana mu ntoki amukwe mu wundi mudugudu. Ntabwo mbeshya namwe muvuge ibyayo. Twari tugiye mu muganda bamuzanye yapfuye, umwana nabwo yaguye mu gasogoro, bamuzanye mu ntoki bamushyira hano mu gasogoro. Ngaho namwe n'umutabe. Uburakara bari baturanye na nyina w'umwana bari bafite aha ku Gasima ko mu Gasogororo mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza ntibwari kwemerera umusaza gukomeza kuvuga kuko bemezaga ko abeshya bakavuga ko umwana yarasanzwe arwaye ko ari cyo ashobora kuba yazize. Ari kumubekera ejo bundi umwana ari muzima. Umubyeyi atwitse umwana amezi 9 amaze gutwita amezi 9 mureza amezi 2 kujya atamwiciye mu matako cyangwa se kujya atayikuyemo itaranga ngice muri guveze ntabwo yamwishe nagiga yini amwishyurira muri guveze mu cyuma amandi ibyumweru 2 aramuzana umwana amezi 2 kandi umwana yararwaye yagiye kumuvuza yapfuye agize gutera yamujyanye mu banyamuryango ako ntabwo yamupfiriye mu rugo yamupfiriye mu nzira yaza kuba yamuryamiye aba yapfiriye mu buriri kuko ikintu cyatubabaje nuko bari bamugeretse yuko yamuryamiye kandi yagize ibyago. Ikindi cya kabiri turahamya neza yuko atari we wishuriye mwana, uriya mwana yamutwise amezi 9 urumva uriya mukobwa aba mu muhanda n'indaya azi imiti ikuramo inda yaza kubura mwana atamushaka aba yarayikuyemo. Uriya musaza ari kumubekera umwana yamukuye mu rugo arwaye kandi umwana amaze iminsi arwaye, turaturanye turamuzi. Ageze mu nzira umwana mugwaho kandi uriya musaza ari kuvuga ko ngo yamuvanye hano yapfuye kandi twe turaturanye, yamujyanye umwana arwaye arembye agihumeka kuko yabyutse anarirana nimugoroba yaraye arira avuga ati umwana wanjye ararembye. Uriya musaza aravuga ko yamukuye mu rugo yapfuye kandi twe turaturanye kandi yamujyanye ari muzima. Barimo kumubeshyera ngo yamwishe ariko yaramuvuje biranga, aragerageza biranga. Bo ku bwabo bifuza ko yarekurwa agashyingura umwana we. Twababaye cyane rwose kugira ngo bamushakire ubufasha abone ko ashyingurisha umwana we, ni n'umuntu uciriritse ntawe ari we, ahubwo dore bagiye no kumufunga. Ikintu cyatubabaje ni ukuba umuntu agize ibyago bakanamufunga. Mwese ubiyo bareka agaherekeza umwana ko nta ibyago bitaba. Uriya mukobwa ararengana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Bwana Murekezi Korode avuga ko hahise hatangira iperereza. Birakekwa yuko uwo mwana w'umukobwa yari afite umwana w'amezi 2 yabanaga nawe, ariko uwo mwana w'umukobwa akaba akekwa gukora umwuga w'uburayi. Bikavuga yuko ejo yavuye mu rugo mu masaa 2 asiga akingiranye umwana we, agaruka mu masaa 6 z'ijoro, bivuga ko yari yasinze. Biramenyekana niba uwo mwana yarapfuye mu gihe yari yamukingiranye mu nzu cyangwa se yaba yagarutse akamuryamira ko yagarutse ngo yasinze. Abaturage baduhuruje ko urwo rupfu rw'umwana bamenye mu gitondo, bumvishe nyina atabaza ko umwana wapfuye. Ibyo ni raporo yo kwa muganga dutegereje. Umurambo w'umwana w'amezi 2 waje kujyanwa mu bitaro bya Gahini gukorerwa isuzumwa ngo harebwe icyamwishe. Ni mu gihe nyina wari mu kigero cy'imyaka 24 ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Kayonza.